Abakurikiye ATV turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri aya makuru yaranze cyumweru y'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ibidukikije. Turahera kuri iyi nkuru igira iti Rwamagana, abahinzi bafite ibikorwa mu karere ka Bugesera bafite impungenge z'uburyo bazasarura. Iyi nkuru dukesha ikinyamakuru Umuseke iragira iti abahinzi bo mu murenge wa Nyakariro, akagari ka Gatare mu karere ka Rwamagana bavuze ko bari kubuzwa kujya gusarura imyaka bahinze mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Bavuga ko mu mirenge yombi hashyizweho za bariyeri zikumira abantu bava mu karere kamwe berekeza mu kandi. Imwe mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 14 Nyakanga 2021 hifashishwa ikoranabuhanga iyobowe na Perezida Paul Kagame, harimo umwanzuro uvuga ko kubera ubwiyongere budasanzwe bwa COVID-19 mu mujyi wa Kigali no mu turere twa Burera, Gicumbi, Kamonyi, Musanze, Nyagatare, Rubavu, Rwamagana na Rutsiro, hafashwe icyemezo cyo gushyira umujyi wa Kigali n'utwo turere muri guma mu rugo guhera ku itariki ya 17 kugeza ku ya 26 Nyakanga 2021. Ni mu gihe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu turere bikomeza ariko hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Bamwe mu baturage bakorera ibikorwa by'ubuhinzi mu murenge wa Ririma banyuze mu murenge wa Juru babuzwa kujya gusarura imyaka yabo, ibintu bavuga ko bishobora kubateza igihombo. Mafaranga Joseph uhinga inyanya mu gishanga cya Gashanga cyo mu murenge wa Ririma, akagari ka Ririma, umudugudu wa Kidogo, yavuze ko bari kubuzwa kujya gusarura inyanya bahinze mu Bugesera kandi ko iyo zidahise zisarurwa zipfa bikabasigira igihombo. Yagize ati imyaka yacu yari yeze none badushyize muri guma mu rugo, ubwo rero ntabwo kujya gusarura imyaka yacu babitwemerera. Mu kwambuka umurenge wa Juru hari bariyeri, ntabwo wanyuraho ngo ujye gusarura imyaka yawe. Ikiraro cya Nyabarongo gifite bariyeri, n'icyo hakurya nacyo gifite bariyeri. Yakomeje agira ati twagiye gusarura nyuma yaho badushyiriye muri guma mu rugo, tugezeyo duhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Juru azana na komanda wa polisi ya Ririma. Rwose nari ngiye gusuka amazi mu mbuto, ubwo gitifu aratubwira ngo ntabwo byemewe kwambuka akarere kacu tujya mu karere ka Bugesera ngo nugushaka ibyangombwa. Mafaranga yavuze ko mu gihe yaba atemerewe gusarura byamuteza igihombo. Ati ahantu nahinze nari maze gusarura miliyoni 2 kandi ku isoko inyanya zirahenze, nari niteze gukuramo izindi miliyoni 4. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza mu karere ka Rwamagana, Mutoni Jeanne, yabwiye Umuseke ko abahinzi bo bemerewe gukora ibikorwa byabo, ko ahubwo bakwiye gusobanurira inzego z'ibanze. Yagize ati ibikorwa by'ubuhinzi ntabwo byigeze bibuzwa, baramutse bagiriye ikibazo cyangwa bakaba ariko babitekerezaga ko babuzwa gusarura, ndumva nta muntu tuzabuza kujya gusarura kuko ubuhinzi no kujya guhaha birakorwa. Yavuze ko kuba hari bariyeri mu nzira ari mu rwego rwo gukumira ubwandu bwa coronavirus. Ati kuba hari bariyeri byo ni ngombwa kuko akarere kacu gafite umubare w'abanduye COVID-19 mwinshi, tugomba kuguma mu rugo ariko n'ingendo z'akarere n'akandi ntizemewe. Ariko impamvu hariho abo bantu ni ukugira ngo bumve ibibazo by'abari guhita, kuko hari abahita kuko bagaragaje impamvu zihutirwa. Kugeza ubu abahinzi bafite impungenge ko mu gihe bagiye gusarura imyaka yabo mu karere ka Bugesera basabwa icyangombwa cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kibemerera gutambuka, bagasaba ko bakoroherezwa. Mu yandi makuru tubafitiye kuri ATV ni amakuru ajyanye n'ubworozi. Iyi nkuru idasanzwe mu karere ka Nyanza ivuga ko inka y'umuturage yabyaye icyarimwe inyana 5 zigahita zipfa. Mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza, inka y'umuturage yabyaye inyana 5, imwe muri zo ni yitari yujuje ibisabwa. Byabaye ku mugoroba ku wa 21 Nyakanga 2021 mu mudugudu wa Karambi mu kagari ka Munyina mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza. Iyi nkuru dukesha Umuseke ivuga ko inka y'umuturage witwa Veneranda Nibarore yahakaga inka 5 ariko zose zavutse zipfuye yararamburuye. Dusabimana Rora, umukozi wa akarere ka Nyanza ushinzwe amatungo, yabwiye Umuseke ko ibidasanzwe ko inka yabyara inyana zingana kuriya ku ngunga imwe. Yagize ati ntibisanzwe ku nka ko yabyara inka 5 nubwo zose zaje zipfuye, gusa uzirebye enye zari zujuje ibisabwa, imwe niyo wabonaga itujuje ibisabwa. Dusabimana akomeza avuga ko kugira ngo inka ibyare inka 5 nta kidasanzwe kiba cyabaye, kuko no ku muntu ashobora kubyara impinja 5 nubwo bishobora kubaho gake. Iriya nka yatewe intanga mu buryo bw'ikoranabuhanga, iramburuye inyana 5 ikurikira indi nka nayo yatewe intanga iherutse kuvugwa mu murenge wa Nyagisozi naho mu karere ka Nyanza, aho yabyaye inyana ifite ibitsina 2, amaguru 4 n'amaboko 4 ariko ikagira umutwe umwe, nayo yahise ipfa. Turebye icyo siyansi ivuga mu kuvuka kudasanzwe kw'inka, mu yindi nkuru dukesha ikinyamakuru igihe.com, nyuma yo kuvugana n'umushakashatsi ku rusabe rw'ibinyabuzima Dr Imanishimwe Ange, yagaragaje ko ari ibintu bishobora kubaho ko inka
yabyara inyana zirenze imwe bitewe n'impamvu zitandukanye. Iyi nkuru igira iti abashakashatsi bagaragaje icyabaye ku nka y'i Nyanza yaramburuye inyana 5. Nyuma y'uko mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza hagaragaye inka yaramburuye inyana 5, umushakashatsi ku rusobe rw'ibinyabuzima Dr Imanishimwe Ange yavuze ko ari ibintu bishobora kubaho bitewe n'impamvu zitandukanye. Kuwa 21 Nyakanga 2021 inka ya Nibarore Veneranda wo mu mudugudu wa Karambi mu kagari ka Munyina yaramburuye inyana 5 zirimo izifite isura itameze nk'iy'izindi. Iyo nka yahawe muri gahunda ya gira inka yari imaze igihe yaranze kwima abakoresha uburyo bwo kuyirindisha no kuyitera intanga. Dr Imanishimwe yabwiye Igihe ko kugira ngo iyo nka ibyara inyana 5 byaba byaratewe nuko intangangabo yahuye n'intangangore ifite ikibazo bigatuma iyo ntangangore yigabanyamo uduce twinshi. Yagize ati habayeho kwigabanya kw'intanga ibanguriye mu gihe iri kwigabanya irangirika bitewe no kurindishwa imburagihe byanatumye uturango cyangwa se genes mu ndimi z'amahanga twangirika. Yakomeje avuga ko kuba inka yabyara inyana idafite isura nk'iy'izindi bishobora guterwa nuko yatewe intanga nabi. Ati iyo habayeho kurindisha no gutera intanga hari igihe intangangabo zijyana umuvuduko mwinshi zigahura n'intangangore yasohotse imburagihe kuko hatabayeho gutegereza ngo inka irinde. Icyo gihe iyo ntangangore ntabwo iba imeze neza. Nubwo izo ntanga zigenda zigahura ukunze gusanga ikintu cyavuyemo kiba kidafite ubuzima bwiza, ari naho hashobora guturuka iyo sura. Gusa ngo igihe bahisemo uburyo bwo gutera intanga ababikora bakwiye kubikorana ubuhanga n'ubwitonzi kuko haba ubw'intangangabo ifite ikibazo cyangwa se bakaba babikora nabi bagateza inka ibibazo birimo no gupfa. Yavuze ko hakwiye gushyirwaho ubugenzuzi ku bantu batera intanga mu matungo ndetse n'imisemburo ku bihingwa, hagafatwa ingamba hakiri kare kuko hari impungenge ko bikomeje gukorwa nabi imirire mibi ishingiye ku ndyo zidafite ireme yakwiyongera, uburwayi bukiyongera, icyizere cyo kubaho kikagabanuka, ubuzima bugacika abatuye isi. Yagize ati turashishikariza abantu gukora ubworozi n'ubuhinzi bufata neza ibidukikije agroecology kuko nibyo byatuma amatungo yororoka neza, ibihingwa bigatanga umusaruro udafite amakemwa ndetse n'ibindi binyabuzima bikikije amatungo n'ibihingwa bikagira ubuzima bwiza. Turashishikariza abanyarwanda kurya ibyo kurya byatunganyijwe mu buryo karemano organic food kuko nibyo byatuma abantu bagira ubuzima buzira umuze. Ikoranabuhanga mu buhinzi n'ubworozi turarikeneye ariko rikwiye kuza ribungabunga ibidukikije ari naho umuntu abarizwa. Kuba ziriya nka zaravutse zigapfa ni igihombo gifitanye isano no kutagenzura ubuziranenge bw'intanga no kuba igikorwa kitarakorewe igihe nyacyo. Umuvuzi w'amatungo mu karere ka Nyanza Nshimiyimana Laura yavuze ko ibyabaye kuri iyo nka ari ibintu bisanzwe. Avuga ko biterwa no kwigabanya kw'intangangore. Yasabye abaturage kudakuka umutima bakeka ko iyo nka yaba yararozwe. Kuri ubu iyo nka ya Nibarore yaramburuye inyana 5 iri kwitabwaho n'abashinzwe ubuvuzi bw'amatungo mu karere kugira ngo itagira ibibazo by'ubuzima. ATV kandi yabateguriye amakuru ajyanye n'ibidukikije. U Rwanda rwemeje amasezerano ya miliyari 7 yo kurwanya imyuzure. Inteko ishinga amategeko yemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega cy'iterambere cy'ibihugu by'amajyaruguru y'I Burayi NDF yerekeranye n'inguzanyo n'impano bingana na miliyoni 6 z'amayero, miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda agenewe guhangana n'imyuzure mu mujyi wa Kigali no guhuza imiyoboro y'amazi yo mu mujyi. Ibi bikaba biri mu rwego rw'umushinga wa 2 w'iterambere ry'imijyi mu Rwanda. Amasezerano akaba yarashyiriweho umukono i Kigali ku wa 14 Gicurasi 2021. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru Imvaho Nshya. Muri ari amafaranga inguzanyo isaga miliyari 4 z'amafaranga y'u Rwanda, naho impano ikaba isaga miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe igenamigambi ry'ubukungu Uwera Claudine yavuze ko iyi nkunga n'inguzanyo bigamije gufasha uturere tw'umujyi wa Kigali ari two Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Ibi yabitangarije inteko rusange y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite kuri uyu wa gatatu tariki ya 21 Nyakanga ubwo yasobanuraga ibijyanye n'inyungu zitezwe kuri ari amasezerano. Ubushakashatsi butandukanye bwerekanye ko umujyi wa Kigali ufite ubwiyongere bw'abaturage buri hejuru muri Afurika, ibyo bikaba bigenda bigira ingaruka ku rusobe rw'ibinyabuzima. Umunyamabanga wa leta Uwera Claudine avuga ko usibye kuvugurura ibishanga byangiritse no kubungabunga ubutaka, ubuyobozi bushishikajwe no guhindura Kigali umujyi urambye kandi utoshye binyuze mu gutera ibiti ndetse no kubaka ibikorwa remezo bishobora guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Yagize ati inkunga igamije kubungabunga igishanga cya Rwampara no kugabanya imyuzure.
imyuzure. Iki gishanga cya hegitari 60 gifatwa nk'agace gakunze kwibasirwa n'umwuzure. Uwera Claudine yavuze kandi ko mu bikorwa birimo gutegurwa harimo kuvugurura imiyoboro y'amazi no kubaka indi mishya mu guhangana n'inkangu n'imyuzure, kubaka inzira y'abanyamaguru, gutera ibiti n'ibindi. Abadepite basanga mu gukoresha iriya nkunga ndetse n'inguzanyo harebwa no ku kibazo cy'umugezi wa Nyabugogo n'uruzi rwa Nyabarongo byuzura mu gihe cy'imvura bigasenya ibikorwa remezo bitandukanye muri Kigali. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abakorera ubucuruzi muri ibyo bice bahomba amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 178 buri mwaka kubera imyuzure. Depite Germaine Mukabarisa yasabye ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije mu Rwanda REMA kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga hagamijwe kwirinda igihombo gishobora guterwa no gutinda. Guverinoma yanakusanyije miliyoni 10 z'amayero, miliyari zisaga 11 z'amafaranga y'u Rwanda yo kurwanya imyuzure mu bindi bice by'umujyi wa Kigali. Indi nkuru ijyanye n'ibidukikije dukesha ikinyamakuru Igihe ivuga ko i Rusizi babiri batawe muri yombi bakekaho kwica icyondi mu ishyamba rya Cyamudongo. Abaturage babiri bo mu kagari ka Ryamuhirwa mu murenge wa Nkungu mu karere ka Rusizi bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kamembe bakurikiranyeho kwica icyondi mu ishyamba rya Cyamudongo. Icyaha aba bagabo bombi bakurikiranyweho bagikoze ku itariki ya 20 Nyakanga 2021 bari kumwe n'abandi batanu bataraboneka. Ibi byabereye mu mudugudu wa Kinanira aho iki cyondi cyari cyakoze ikirometero kimwe n'igice kivuye mu ishyamba rya Cyamudongo risanzwe ari ishami rya pariki y'igihugu ya Nyungwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkungu Mushimiyimana Janvier yabwiye Igihe ko bitari bikwiye ko iyo nyamaswa yicwa kuko bahora bigisha abaturage ibijyanye no kuzibungabunga. Yagize ati ntibyari bisanzwe kuko cyishwe kitari kona imyaka y'abaturage kandi cyakoze urugendo rw'ikirometero kimwe n'igice kivuye muri pariki. Dukora ubukangurambaga abaturage barabyumva ahubwo ntituzi impamvu bariya bakishe. Akomeza agira ati kandi icyo cyonye dufite aho twandika ibyo cyonye ubundi tukabishyikiriza RDB urwego rw'igihugu rw'iterambere bakagira icyo babikoraho. Mushimiyimana Janvier avuga ko icyo cyondi cyishwe cyashyikirijwe pariki ya Nyungwe naho abagizi ba nabi bakaba barashyikirijwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB n'abandi batanu bakaba bari gushakishwa kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera. Ishyamba rya Cyamudongo ni icyanya kigize pariki ya Nyungwe cyiganjemo inyamaswa zirimo ibitera, ibyondi n'inyoni z'amoko atandukanye. Mu rwego rwo kuririnda ba rushimusi, RDB ijya igenera abahaturiye ibikorwa by'iterambere no guteza imbere imishinga y'amakoperative. Aya yari amakuru twabakusanyirije kuri uyu wa gatandatu. Andi makuru kuri ATV turayabararikira ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha. Jenali Elias Hakizimana.